yakwiyumvamo atakwiyumvamo icyambere mu umutima ngukunda kandi uko ngushaka. Yes, we. Chérie? Abantu mu kibuga. Bikira Mariya Yesu nyirimo. Chore. Wanyoboshe nka nyoko wakobyaye. Mama nakwiye gusuka umuceri. Nakwiye gusuka umuceri. Ibijumba twarabisangiye. Niko ifumbire ry'abandi. Mama kumbira ngo bankura mu nzu yawe. Inone wagenda mama. Kaza ni nyiko cyanjye ntigende. Uzakira amahoro n'uzakira kuri akabyindi byo mukire. Ngiye kuzana umugabo yiko cyangwa umwana wanjye utamuroze. Karibu. Mwaramutse. Mwaramutse. Karibu shanga. Mwana waramutse. Yego. Ese mwana Ese basi mwicaye. murakoze. Mwana yanze. Ahubwo sugeze. Sinzi umuntu ariko Yirya murashanga. natwe turaba none si mwana ko ntamagimbi bagahungu ahubwo nkagira ubwoba Shanga ntabwo ari urufi. bimeze bite Shanga ufite ikibazo kabisa kiremeye rwose. mbwira nicyo cyanzinduye mbwira bunyicisha amatsiko Shanga byakomeye. Ndi kurya bikanga n'amazi nasoma bikanga. Yewe nagira ngo nsone na kabyeri nkumva byanze. Byanshanga byanze. mwana niki heko Mama mbere nawe rwose barambana. Namubwiye mu cyaro baze tubana hano mu mujyi. Agera cya umukobwa bashaka kutubana. Mungerera amaze amusohoze avuga ko angana n'umubyino niba ari ubyino bugize uteye mama Shanga ngize mubwira ati ngiye kumusoza reka ta ngo ntabikozwe nimba namusubiza mu cyaro kugira ngo ibane n'umukobwa nakunze niba biragenda ngo hano ngera musubiza akajagari n'abasipesi twamushingisha mwana wanje rero kumashanga ureke nkubwire nkano sembe n'abasanga se bishangazi wawe nyine kubyo ngashanga mbese n'umubari yawe Shanga kumenya no hari ko mu bishagenda ka na rero yantu hano ari kumva ejo akabara kuza kumva kiwaje Shanga mbira na wandi ndabizi niga tukoshwana barayagiye mpfu rusengero n'umukobwa n'umwana Shanga nyine bizi nge mbana mu mujyi aho ngarira mu cyaro niboneye umukobwa w'imico myiza rwose umeze neza ndavuga ati nzaza yego sinzi cyari kumuzungu Shanga ni mwiza ntabwo ariko kuba mwepe mama namusubiza kuja kubana amasipesi mu cyaro ko nkabana n'umukobwa ni kureba gusa Shanga ari kukubuza ubukunze yagize ngo ni nka kera ababyeyi bahambiraga abana babo ngo ntibashakane kandi bitashoboka bakapfa kubahambira ukuntu babakunze uzamuzane ntuzakora ubukwe kuko yabwica uzamuzane rwihishwa kandi nkuri inyuma mwana nkuri inyuma Shanga buriya hari igihe yakubitanye na bya biriya bya mu mujyi biba byambaye ubusa mbese ugasanga buriya nibyo yahisemo buriya uzi ukuntu ari ibishashwe rero byamushashweje mufatiranyije nk'umukecuru basanga ibyo urashaka kugira ngo nsoze ariko muri iki Shanga ndabikora gutyo mbwiye mbese nzakubwira niba bikunda nzakubwira yakubitanye n'ibirati yo kanyivumbi bya hano mu mujyi ariko ndahangana nawe ntabwo nareka kubana muri amukobwa mutubana inama mpaye Shanga ndayikurikiza pe kandi murakoze ababyeyi
Ma, uhabonye ute? Hano hantu ni heza pe. Rero urihangana uba uri hano. Inzu iracyari muri finisaje ntabwo yari yarangira. Nirangira se yatubwiye iki? Finisaje ni ibiki mwana we? Mama nawe umva nkubwire rero. Finisaje ni kwa kundi baba bari kubaka inzu bari kuyirangiza. Mu kwikora mu isuku no gutera amarangi. Sibyo? Tuzahita twimukira. Naho ni heza pe. Uri kubona ari heza cyane. Mama ufite intego yo kugeza heza cyane. Mwana wanjye ndagukundaga reka muge nk'abandi b'iwanyu hepfo. Nanjye ndagukundaga mwana wanjye. Kanjye ku muhanda yo gushaka akantu twashyira mu nda. Nanjye reka mbe ndi gutunganya utuntu hano. Sawa nta kibazo. Si wasoma. Nziza nifasha ukoze. Gotome. Ndetse kuyijyanye n'ahantu. Reka nyine gusoma asoma. Kajya mufite icyo upfana shinyaguzi n'abana babiri. Bishobora kubwira. Sigaye warahindutse. Hano nifasha. Akongera nabi. Ndarukumpa gakeya kandi numva nshaka kugana. Mwese mumeze ishobora ibyo bifashe nk'uko nabibwiye bakayita. Kenda muradesana iyo none. Sesheri. Ko nibagiye kukubaza. Hari akantu navuganye na mama nyine wamuganije muravugana namba mama nta kintu yakubwiye. Cyangwa mukecuru yibanye ku mutima. Ntabwo twari twabiganiraho nyine byimbitse. Barabibanye disi kuko ntacyo bitwaye nyine. Already twamabivuganaho ntari ibyo namubwire sibyo ko nzabimubwira nyuma ko nawe yakimashaka kwihuta. Ikibwiye. Hani. Ndakunda. Urabizi ndagukunda. Umutima wanjye wose kandi. Ukuri nanjye ndagukunda. Kandi urabizi nabikubwiye mbivuga kenshi kuri telefone ndakubwira ko mukunda ko umutima uramuzuye. Ikindi kandi nk'uko nabikubwiye kuva aho wagiriye mu buzima bwacu wambereye urumuri ndumva nkeneye ko urumuri twabana ugatandukana. Sheri kuvunika nabyimbisha. Nse guto tugende gute nyine tugende gahunda zagenda kuri kisimyanzuro yawe. Okay, urabizi nk'uko wabibonye ntacyo mbisha umuntu ubwo wemeye wabibonye ukuntu mama yakurebye. Okay, sheri nabonye byarakumikoze ku mutima ariko nanjye nyine byarambabaje sibyo ko n'undi ari neseriye. Okay, none ushatse kuvuga ko mama wawe ntakanyiyumvamo. Yego nabiciye ku ruhande niko kuri. Okay, ntacyo bitwaye ubwo nyine kubera ko nawe umenya ukuri ibyazabaho byose ntazakihangana. Igikuru ni uko nyine unkunda nanjye mukunda kandi mushiki wawe ashobora kuba wumva byiza cyane kuko n'umuntu afashe icyemezo cyo kwemera guhangana nawe ariko nabana nawe kuko tutabanye sinzi ukuntu byagenze gusa ntabwo byashoboka ntabwo byashoboka. Ntabwo nagutenguha n'ugira ikibazo nanjye ndahari kugaruka kandi na mama nawe nzagerageza gukora uko nshobora kose wenda igihe kizagera yakwiyumvamo atakwiyumvamo icyambere mu umutima ngo ukunda kandi uko ngushaka kureba sheri ubyemeye ariko ndumva utanabyanga ibintu by'ubukwe ndumva twabikatinga. birumvikana kuko n'ubundi mama atari kubyiyumvamo wumva ntabwo byamushoboka. Okay, noneho hanyuma uwabishaka twaturukana nuko byumva kubera ko igihe bishaka ukunda kubyumva ariko siko bitekereza byumva biremera nawe ndafatira akanya cy'ibanga ntacyo bintwaye. Okay, ntacyo nkabanza najya muri gatoya nkabanza nkagira uko nkora nkanabibwira aho mukunda bigenze kuko ntabwo nagukunda nta kintu nari gutekerezaho ikindi mpagaze nk'amasaha y'umugoroba. Nyina aka kanya ntabwo deni tuzafata akanya tugiye kwa mama tumubwire wabyemeye se sheri.
ntabwo ndi kubyanga shimwe n'ubugi bwori butangora kandi nanjye sinakubonye kansubire mu rugo ntigushaka gusanga mama yazuye dore oya nyine uko byagenda rwose n'ubundi agomba kuba ari aho atishimye kubera ko ndabona atari nyishimiye ubwo reka ngeze gitwa ntunganya ngaruke uko biri bugende kose ngende ubwo nisetinze nuko ngomba kubyihanganira ikibazo mutindashe biraza gutuma ngenza kukwitorera nushaka uzi ko wintora nta kibazo ko ntabwo ndi butinde bayidani ntabwo ndi butinde mama ihangane urakira urakoze mwana umuhondo wafashwe ute ukumva mwana ubona mvuye ahangiye kwa muganga ku miti bampaye iri mu gikapu ariko igikapu bampaye kirimo imiti uko sinzi iyo kiri niba ahantu nyine wasanze utari wowe ntacyo wahabonye babona hagitaye kwa muganga kwa muganga ufite umwana ubwo wasanga bagitwaye hariho n'udufaranga mama yihangane ndi umuganga ubwo burwayi bwawe ndakwitaho burakira uri muganga mwana we ni muganga ugenda ayiwe mwana ishimwe we ujya ko uzi mwana ukuntu byangendekeye mwana we ngiye kumva mbona ko biradishe numva igihe ugiye nkoze niyo kumva numva ngo kwiga sinamenye ibintu hasi nibyo bwahise butaka mwana se mama jabari umuvuduko uherutse barabanye bamusanga nk'umwana bawusanzemo ngo mwana we none se ujya ushobora gufata ujya urya imbuto unywe n'amazi menshi ugire n'agasiporo gake ugenda agenda n'amaguru urya n'imboga bizashira mama bari kese mwana we ntabwo ari inzara n'utubaba bari banguriye imyuga nari imyuga mama byagenze bite byagenze ute ku bitaro niba ari imiti bampaye nendekaye none namaze kunywa imiti uwo kwimenyesha nuko ndaza naretse gutega ndetse n'amaguru nabaye nkigera ku irembo neza neza naho nakakinguye ngo ninjire mu rugo ngiye kumva numva ikintu kiradisha mu mutwe kuko nikubita hasi kuvuga sinzi nko bimeze bite ngiye kubibona mbona ni kumwe n'uyu mukobwa bako n'umuganga ureka ari muganga byiza mwakoze byiza imana ibamugisha abantu ni ukwikorera mwakoze pe okay shabwo ndumva iyo mutahaba yari kumererwa nabi mwakoze umwana w'umukobwa uvuga ko mureba ku maso asa neza ari mwiza ubona ko ari mwiza ku mutima ntekereza ko abantu bari banyuze hari benshi ariko bakangirira ibintu mama ndabona bari bari kuyataho buriya hari no kukwiye ese mama n'igikapu kiri muga jye nitwaye Eric uyu ni mama ni byiza kuba tubabonye mudufashije sibyo kuba muganga sibyo nanjye nifata kabaziza byiza cyane
kandi mwakoze kudufashiriza umubyeyi iyo mutwara ndabona ariko nikira akandi ari ku irembo turi hano mu rugo pe mwakoze cyane none mwumvishe sana mwakoze ahubwo yego ntazongere kujya ava mu rugo nzajya nza kumukurikiranira hano ndebe uko ameze mukora ku kigo nderabuzima cyacu niho mba rimwe na rimwe yego akenshi mba ndetse bitarabikora nabyumvishe rero reka ntahe shift yanjye bwari irangiye murakoze muzatumenyesha niba mugiye kuza nzasara abazamutegura erega nawe ugenda wakoze rimwe anamutukuza byicurisa Sheridan, kagere rero iryari sanze yes ari hano sinubwiye nta kibazo isanzuye mbona nawari ariko n'undi isanzuye ko n'undi wenda basi adahari sheri fungura nari bigira ikibazo kugusa baramukwiye fungura nta kibazo umuntu ariko n'umutinye uzamenyerana nari Yes, eh. Gusa shari ntabwo njya nkunda usenda twinshi nyine urabona niyarangije kuko Sara yagiye atatunganije mbese nanjye niyarangije nawe wabyumva ngayoboka ariko nyine hangane n'undi se cyangwa ujyane mu gikoni uti mbese ko ari wowe hagaha ikibazo pe cyangwa twenge gutambukiza inzu ukareba ibyo ureba cyangwa nyine mu gikoni utekemo si iwawe ejo bebe none ntahaguruka uko ubishaka abantu bo mu kibuga Bikira Mariya Yezu nyirimo Chore mama guturuka ubu kugeza byiteka dutandikanije no kugena madonna y'inzu n'umugore wanje wabyumvise byiteka aka gace nako muri iyi nzu byiteka ndakumenyesha ko ntakeneye inzererezi muri runo rugo urabyumva na rimwe aha ni iwanjye mama nagukwiye mu cyari imari aba space namba gusubize mama ntabwo ari kugucura akavuge ukumbuye kujya kujya imishogoro n'ibijuma nakoye usure ko aba space mujye wibumwe ikigage n'umusururu aha ni iwanjye mama nta kuntu wambuza gutwara umukobwa nakunze mado aha ni iwawe ubundi bugiye mu nzu manze tugane na mama kugira ngo cyuma jya mu cyuma manze tugane na mama warira uteranye ibi aha ni iwanjye ku mafaranga yanjye nawe usubiza mu cyaro uranye ariko eri namaze imyaka 20 by'ubusa nambara ubusa nkuye mu muheno nagurishije imirimo yose eri siko maze gupfa nari utuziri tw'ibijumba kugira ngo wige amafumbire nikorera ariko wampaye amahoro wanyoboshe nka nyoko wakobyaye mama nakwiye gusukugucyurira ibijumba twarabisangiye nikorera ifumbire ry'abandi kugira ngo bankura mu nzu yawe ibintu wagenda mama
ariko n'igikapu cyanjye ntigende Ariko uzagira amahoro nuzagira kuriya kabyindi ibyo mubwire uzaryama nsinzira ari uko katakiri mwigeze cisha amagi igeze tuza gato twumvikane kandi mutubanemo neza mama mva mubwire unyumve kandi iga kubana na mado mu nzu mukazana wawe ubona umugore wanjye iga kubana nawe mubane mu nzu kandi mama kambe ntiwarebe mama bye ubane nabyo kandi igikangara nsuzuguze kari agacece umva karigenge nzatuza ari uko katakiri muri iyi nzu umva mana yanjye intambara igiye gutangira narwana n'umutima bahamagara nyirasenge nawe n'ubwire bahamagare waramutse shanga yego mba nta makuru ntayo mfite ikibazo umuhungu wanyu arananiye pe ndageze mu rugo nsanga yazanye igicece cy'umukobwa ahangaha ngo araba hano ngo ni umukazana wanjye ntabwo ibyo nabyihanganira sinabyihanganira uzumfashe gukura amacuwa ahangaha ngo ahubwo si ntibamaze iminsi ingahe uze mufashe gukura amacuwa ahangaha nta bindi ni uko bimeze njye ntabwo yamera ahangaha ibyo simbabizi noneho nawe ugiye gufatanya nawe kumbwira nabi sawa niba ari uko bimeze aha wose ni mana yanjye ako nabi ndabikora mu buryo bwanjye kandi nzakabuza amahoro n'umutekano ntabwo kazigera kaguma ahangaha Sana ubaye iki? Mama waje. Mama rwose ndi kumva ntameze neza muri iyi minsi sinzi ko nzira n'umugore. Jesus Christ. Uzi ko umunsi yakuye mwana we. Sinzi ko byanjyandikiye. Gusa uri kumva ari bikumubaza. Umva mu ndani. Ninja dada. Nunda. Ihangane mari kusino. Ubu ni karagashano kakuroze buriya. Kanya kazanye ibirozi muri runo rugo. Oya mama ntabwo ari urukundo. Reka mera mwana we. Reba n'amaso yabaye umuhondo. Uzi yuko mama yanjye we. Madudu. Ndapfuye we. Madudu. Ndapfuye we. Madudu washano. Banguka hano. Niko warutoze uyu mwana wamukoze ibi. nta kintu namukoze Nyanyine namukoze ndakubwiye ngo ibyo birozi wakuye iwanjye aka kanya utangiye kundagera n'umwana. nese sara kajera kintu namukoze pe sa ubaye Utamurera ku mwana. Mama ndi kumva atarukundo. Ngo iki? Agarukundo. Reba n'ukuntu ari kureba. Ari kwijijisha yakuroze. Oya nambira ataraza numvaga nameze neza mama ntabwo ari urukundo. sara kajera ari mu buzima ko nuko sinzi ikibazo agize Ndakubwiye ngo bibi byuya ntibiba amaraso. Ngiye kuzana umuganga. Uhirwe ntasanga wamuroze nitsanga wamuroze. Ngiye kuzana umuganga. Uhirwe. Sanga umwana wanjye utamuroze. Sha muri iyi minsi nsigaye ntameze neza sinzi uko byagenze.
none se sa urwara igifu oya ntabwo twari igifu gusa nyine ibyo wihanganira mama ni umunyamahanga cyane shama nta kibazo basi ugiye kuryama none kuruhuka pe umukorera icyayi se oya ntacyahita sawa ntari ngaho ugiye kuryama hasi umukecuru kanangiye kare kuko mwana ntabwo nzashobora koko nzaruguma amashasi neza natangiye no kwinshi inzuru babyina umuntu wese ugiye kugira urwara muri iyi nzu bazajya baravuga ko ntajya kwihangana bitera ku